Yesu nashimwe cyane. Reka mvuge nti amahoro y'Imana nabane namwe. Mbanje gushima Imana ya mu ijuru. Ni Imana ishobora byose. Ni Imana iri hejuru ya byose. Niyo itangiriro kandi ikaba n'iherezo. Ikora uko ishatse kwayo nyine. Yigize igikora nta wayiburanya. Ndayishimiye imirimo ikora. Yumve ko nyishimiye. Ndabashimiye namwe mwese muteraniye hano kubw'amasengesho mwasenze. Imana ikangarura nkaba mpagaze hano imbere yanyu. Imana igikomeze barebe neza kandi ijye bitaho uko bwije nuko bukeye. Ntibyari byoroshye. Ibyo tubona ko bikomeye Imana yo ijye bihindura ibyoroshye. Mu mvugo njya nkunda kugira, njya nkunda kubwira abantu tuba tuganira, twebwe abantu tujya tubura uko tugira, ariko Imana yo ntijya ibura uko igira. Irihagije, irashoboye, iragahora ku ngoma. Amavi yose ajya ahora yipfukamira, kandi indimi zijye zihora zivuga ko ari umwami. Ubwami bwayo ntibuzahanguka iteka, nitangira ikaba n'iherezo. Naratangaye. Tujya gufata urugendo kuri 22 suko tutasenze. Hari abajya bayikubita imbere y'Imana ngo tubwire Imana ivuga ishatse. Ushobora kuyimara ukwezi imbere ntivuge, ikakwihorera igakora ibyo yagambiriye. Twaratitirije, icyo yavugaga ni kimwe gusa, iti mufite ubukwe bwihuse. Mu rugo ntiyavugaga hirya, ni mu rugo. Tukayishima na rero ibi bisore byanjye n'ubukwe buri hose. Ya. Uyu mukobwa wanjye rero nakundaga kumwita umukobwa wanjye cyangwa se mukangewe. No kuga telefone narahamagaraga nti mukobwa wanjye. Yarantangaje. Yari afite kwizera. Ikimara kutubwira gutyo, yarambwiye ati sheri wanjye rero ni karame. Ejo bundi zana amafaranga, tugura ikijerekani. Dore umukobwa twaramushyingiye. Tugura ikijerekani, tugura amasuka, tugura ibya bindi byose bifata irembo, tubijyane mu cyumba cy'amasengesho, ubundi tubyereke Imana ihitirema. Ntindahari kabisa. Bitahira aho ngaho, Imana yaraturebye iti bwe mwe muvuze ibyanyu. Nuko twabitekerezaga, ntiyagira icyo tubwira ku rugendo kuko yari yarateguye ibyayo. Uyu mukobwa wanjye rero nshimiye Imana yamumpaye mu busore bwanjye. Imana ijya yitoranyiriza umuntu ikamugenera igeno rimukwiye. Yari umukobwa mwiza, umukobwa ufite taye nziza. Reka mbabwire, yarambaraga akaberwa, akavuga neza. Ntabwo nzabyibagirwa. Bamaze kumbwira ko umwuka waheze, nahise nibuka ahantu hambere twabonaniye kugira ngo ajye mu mutima wanjye.
ntago byoroshye, ntago byoroshye. Niyo mpamvu mbabwiye nti Imana iratangaje. Mureke mbibabwire kuko byuzuye umutima wanjye. Nari niyicariye kwa mama mutoya Kantengwa, nagiye kumusura nk'umwana we, dore ko ababyeyi bandi bari baritaye. Niyicariye ku muryango aturiye umuhanda, mbona umukobwa aturutse hakurya, mureba n'amaso yanjye, aho bitaga kwa Charlotte hari kwa nyirakuru. Reka mbabwire, umutima wanjye wose wahite wuzura we. Sinigeze muvugisha ncaho, aratambuka agiye yigiraga, aragaruka nongera ncaho, yambuka umuhanda asubira kwa nyirakuru mureba. Umutima wanjye numva uramukunze, nta kindi nakoze. Nabajije mukecuru wanjye, nuriya mukobwa nuwahe? Yarambwiye ati rero mwana wanjye, uriya mukobwa mwihangane, ubundi umva, ati uriya mukobwa si nk'abiki gihe, na kera habagaho ibigoryi n'ibirumbu, ati si nk'abiki gihe ubona, ati uriya niyoroshye, ntiwembwira. Andangira iwawe. Kuva ubwo umutima wanjye numva arawuzuye, naho niwe Imana yanteganyirije. Nshimiye Imana kuko yantoranyirije neza. Tumaze gushakana, yageze muri bashiki banjye na barumuna banjye arabarera. Imana iramushyigikira, turabashyingira. Imana iradushyigikira, yagura umuryango, turabyara. Mwababonye, uriya ni umuryango mugari, dushobora gutura ku gasozi tukakuzura. Ikindi nshima Imana yamushyizemo mu muhamagaro nari mfite wo gukorera Imana, ntago yigeze mbangamira. Nahamagawe ndi umudiyakoni, yambonaga mu rugo. Hari igihe yigeze kugenda abwira mukecuru Margarita, mama wuyu, ati ndatashye, umugabo uhaha ntarye mu rugo, turarya tukiryamira. Mukecuru arampamagara, negera umukobwa wanjye turaganira. Ubwo yari atarakizwa, njye nari narakijijwe. Imana yo mu ijuru ireba mu mutima, iramwisangira ubwe, abona Imana n'amaso ye, abona Yesu n'amaso ye, ijuru riramukingukira n'amaso ye. Ntashye nsanga umuntu yahindutse, ahubwo ari mu mwuka wera. Bya bindi yavuga ngo ndamubangamiye, tuba turabihuje. Haleluya. Arambohora mu gukorera Imana. Ahaguruka ubwo ari umunyamasengesho, asenga Imana, nanjye ndamubohora. Tubana neza mu rugo, abana barabizi, yewe n'abaturanyi. Kuva dushakana nta burakari, nta munkanyari ngo turebana gutya, abana. Ahubwo ni sheri shushu, niyitahire neza. Nshimiye Imana kuko yampembye neza, kampa umuntu wanyubatse mu murimo wa data, ndetse akanyagurira umuryango, urugo rwanjye rukaba rukomeye. Imana ishimwe. Ndabashimiye mwebwe mwese, mwatubaye hafi, mwatubaye hafi. Cyane cyane uyu muvandimwe Gatera, numvise ko atari bugufi, ariko ubutumwa yaramubwiye ngo nimwihangane, ati turi kumwe. Reka mbabwire,
byanyibukije byinshi nkimara kumva amagambo ye antumyeho. Nibuka papa we ukuntu yabanaga na papa. Papa yakundaga inka, nanjye narazikundaga. Inka zazizana iwacu tukaziragira. Papa hese we nubize sho bita. Nkibuka bameriya n'abana bose banyense baza kugemura amata iwacu inka zabo. Ndavuga ni wa mutima w'abasaza warabomase no mu bana urimo. Ndavuga ngo Mana ukomeze uwo muryango, uwo mutima bazawuhorane. Nshimiye Imana yo mu ijuru yakoze ibyo byose. Mwebwe mwese Imana ibampera umugisha, ijye bareba neza, ibiteho mu buryo bwose. Ikiganza cy'Imana kijye gihora kibatwikiriye. Murakoze. Reka twese tuvuge ngo nakomere kandi akomeze kwihangana.